بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله وحييكم بتحية المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ntangira mu izina ry'Imana. Sinshobora kugira ikintu na kimwe ntangira ntabanje izina ry'Imana, kubera yuko Imana niyo ituma dukora ibyo dukora byose. Waba wiga, Imana niyo igushoboza kwiga; waba uri umucuruzi, Imana niyo igushoboza; waba uri n'usenga, Imana niyo igushoboza. Bityo rero ibintu byose mbere yuko byinjiramo jya ubanza izina ry'Imana uyisingize, uyihe icyubahiro n'ikuzo, kuko niyo igushoboza byose. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikuzo nishimwe ni ibya Allah, nyagasani w'ibiremwa byose. Ar-Rahman, nyirimpuhwe nyinshi. Ar-Rahman ala fi'il fa'alan. Ijambo Ar-Rahman riva ku nshinga fi'lan wa fi'lan mu rurimi rw'icyarabu bivuga asi'atu wal imtila, kuzura cyangwa se kwaguka. Imana rero ni nyirimpuhwe zagutse, nyirimpuhwe nyinshi. War-Rahim, akaba na nyirimbabazi. Bismillahirrahmanirrahim. Mbanje izina ry'Imana nyirimpuhwe nyinshi, nyirimbabazi nyinshi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikuzo ni ry'Imana nyagasani w'ibiremwa byose. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah. Nkanahamya ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nkanahamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq. Imana yamwoherezanyije ubumenyi ndetse n'ibikorwa by'ingirakamaro. Imana yamwohereje bil huda. Al huda huwa al ilmu an-nafi' wa dinil haqq huwa al amalu salih. Imana yamwoherezanyije al huda aribwo ubumenyi bw'ingirakamaro, al ilmu nafi' wa dinil haqq, imwoherezanya n'idini y'ukuri. Wa dini huwa al amalu salih, naho ijambo gisobanura ijambo idini ni al amalu salih, ibikorwa by'ingirakamaro. Imana imaze kumwohereza ikamuha ubumenyi, ikamuha n'idini, Imana igaragaza yuko iyi dini Imana izayisumbisha andi madini yose, kabone niyo bibabaza abahakanye, byabaza abanyikanye Imana. Iri dini ni isezerano Imana yabwiye intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyudhhirahu ala dini kullihi walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Imana niyo yohereje intumwa yayo, iha al-huda, iha ubumenyi bw'ingirakamaro, wa dinil haqqi, ndetse inamuha idini y'ukuri cyangwa se ibikorwa. Wa dini kulna annahu huwa al-amalu salih, twavuze ko idini ari ibikorwa by'ingirakamaro. Liyudhhirahu ala dini kullihi, kugira ngo Imana igaragaze iri dini hejuru y'andi madini. Wala ukariha al-mushrikun, niyo byababaza cyangwa se abahakanyi bakanga kwemera uku kuri, ariko Imana iri dini zarigaragaza hejuru yandi madini. Ahibati fillah, bagaragu b'Uwiteka dusangiye ukwizera, intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasohoje ubutumwa kuko yagomba kubusohoza, aba ambasaderi hagati ye n'ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa aminuhu ala wahyihi, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'umwizerwa mu butumwa bw'Imana. Wa safiruhu bainahu wa baina khalqihi, aba na ambasada hagati y'Imana n'ibiremwa byayo. Allahumma salli alayhi, Imana yihundagazeho amahoro n'umugisha. Wa ala alihi nabe wa ashabihi n'abasahaba be, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, n'abazakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Hano ikishaka kuvuga hano, ar-rasul ni intumwa, kandi intumwa zose zoherezanyijwe al-huda wa dinil haqq, zoherezanyijwe ubumenyi bw'ingirakamaro n'idini ry'ukuri. Wa dinul haqq huwa al-amalu salih. Dhakarna hadha yutwayivuze. Walakin alladhi akmala Allah bihi ar-risala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aya ivuga yuko nta ntumwa zoherejwe mbere y'intumwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, uretse ko Imana zihaga inshingano yo kwigisha ko nta Imana ikwiye gusenga uretse Allah, ndetse no kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala. Ahangaha bigaragara yuko hari izindi ntumwa Imana yohereje mbere y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu anbiya'i wa rusuli, intumwa zose n'abahanuzi, da'watuhum kulluha kanati ila tawhid, kwari guhamagarira abantu at-tawhid. Wal ulama yuqassimuna at-tawhid ila thalathati aqsam, abamenyi bakagabanyamo tawhid ibyiciro bitatu: tawhid ar-rububiyya wa tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-asma'i wa sifat. N'abavuga yuko tawhid igabanyijemo ibice bibiri: tawhid fi al-ma'rifa wal ithbat wa tawhid fi al-talab wal qasd. Ibi rero nibyo bice abamenyi bavuga ko tawhid igabanyijemo ibice bitatu: tawhid ar-rububiyya wa tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-asma' wa sifat, cyangwa se tawhid mu bice bibiri ariyo tawhid fi al-ma'rifa wal ithbat, cyangwa se tawhid fi al-talab wal qasd. Tawhid fi al-ma'rifa wal ithbat ikaba ikubiyemo ibyo bice bibiri aribyo tawhid ar-rububiyya wa tawhid al-uluhiyya.
naho tawhid fi talabi wal qasd nayo ikabigabanyijemwo igice kimwe aricyo tawhid al-asma wa sifat, kwemera amazina y'Imana n'ibisingizo byayo. Tawhid ar-rububiyya nayo ikaba igizwe n'ibintu bitatu, wa huwa ifradu Allah ta'ala bil khalqi wal malki wat tadbir. Ifradu Allah bil khalq, guharira Imana ibijyanye no kurema, Imana niyo muremyi, ay la khaliqa ila Allah, ndetse wat tadbir, igena migambi ryose ry'ukuri ridafite inenge ni ry'Imana. Imana iravuga iti ala lahu al-khalq wal amr, wa hadha taqdimu ma haqquhu at-ta'khir wa yufidu al-hasr fi al-balagha. هذه قاعدة في البلاغة أن تقديم ما حقه تأخير يفيد الحصر. مش هذا كوفيان ألا له الخلق والأمر، يعني ليس هناك خالق إلا الله وليس هناك المدبر إلا الله، فالمدبر هو الله والخالق هو الله. bishatse kuvuga ngo nta muremyi uriho uretse Imana, ndetse kandi nta n'umugenga uriho uretse Imana. Ushobora kwibaza uti ko hari abantu bavuga kurema, umuntu mubaje arema imeza cyangwa se akarema uruyi, uwo nawe ni umuremyi mu ruhande rumwe, akaba n'umuplana la planinga mu rundi ruhande. Tubihuza gute nizi aya zivuga ala lahu al-khalq wal amr? Tubihuza gute kugira ngo dutandukanye umuremyi nyawe, umwami nyawe, mu plana nyawe, tubitandukanya dute hamwe n'ibingibi? Ibingibi ni ijambo rye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga ngo sayqulu Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah lil musawwirina ahyu ma khalaqtum. Intumwa y'Imana muri hadithi yakiriwe na Aisha iboneka muri kitab al-Bukhari na kitab Muslim. Ahangaha muri hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiye Aisha kuri bariya babaza ibisanamu bakabisenga bakabigira ibigirwamana, barema ibigirwamana babyiremeye n'amaboko yabo, bakabishushanya bakabihamba timsari cyangwa se wathan n'ibindi. Intumwa y'Imana yavuze yuko ku munsi w'imperuka haulai sayu'adhabuna, bazahanwa babwirwe bati ahyu ma khalaqtum, ngaho ni muhu buzima ibyo mwaremye. Naam, uku kurema rero k'umuntu, umuntu kurema kwe ntabwo ari ukurema kuzuye, ni ukurema ni ukwigana, kubera yuko iyo tuvuze ngo hadha an-najar yasna'u al-baba min al-khashab, kubera yuko iyo tuvuze ngo uyu ni umubaji yabajije imeza cyangwa se urugi mu giti, ntabwo ari we muremye nyawe. Mu by'ukuri tuvuga ko yaremye urugi cyangwa se yaremye imeza, ariko umuremye nyawe ni waremye kiriya giti, yaremye mwiki, yaremyemwo imeza. Bivuze ngo taghyir sura ila suratin ukhra, guhindura ishusho mu yindi shusho, ntabwo bivuze ko aba yaremye. Mu by'ukuri al-khaliq huwa Allah, la khaliq illa Allah, nta wundi muremye uretse Allah. Twabibonye muri ya aya ivuga ngo ala lahu al-khalq wal amr والتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر عند البلاغة. twanavuze yuko kubanza icyakagombye guheruka mu rurimi rw'icyarabu bisobanura al-hasr wal hasr huna, ni kuvuga ngo nta muremyi uretse Allah, umuremyi ni Allah. Tayib, kubazi al-balagh byose barabize al-hasr wal qasr huwa al-man', ay Imana irabuza kuvuga ko hari undi muremyi w'ukuri uretse Allah. Bararema ariko umuremyi nyawe, nta muremyi nyawe uretse Allah. Nanone wavuga kuri al-malk, ko tuzi ko hari al-malki, abantu abami kuri isi. Nawe uri umwami, kuki utunze uri umwami, iyi telefone mfite ndi umwami wayo, ariko kuba nyifite mu biganza byanjye, nawe ufite telefone mu biganza byawe, ni kuvuga ngo ndi umwami, nawe uri umwami wa telefone yawe, nanjye nkaba umwami wa telefone yanjye. Ariko icyo ngewe mfiteho ubushobozi, ntabwo mfite ubushobozi kuki ufiteho ubushobozi. Bivuga yuko twe nibyo dutunze, Imana niyo mwami wa byose, kubera yuko niyo ikugenga ikanangenga, nibyo dutunze nibyo dufite. Bivuze ngo ubwami bw'umuntu buri qasir,
bufite aho bugarukiye, buri mahduda bufite aho bugarukiye, ariko Imana ubwami bwayo buri hejuru ya buri kimwe cyose. Bivuga ko Imana niyo ifite ubwami bwuzuye. No kugenga rero cyangwa se kugena urwaye ngo kira ukire, cyangwa se simfite ubushobozi bwo kuba nakukiza warwaye, sinafite ubushobozi bwo kuba nakurwaza ngo rwara, ibyo biri mu maboko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo at-tadbir ku bijyanye no guplaninga imigambi, igenamigambi, ibyo ushaka ko biba, ibyo ushaka ko bitaba, ibyo byose umuntu aba afite aho bigarukiye, ariko Imana yo ikaba ariyo mudabbir atam, ariyo igenga ukugenga kuzuye, igena ukugena kuzuye. Imana ishobora kubwira ati kira, wari urwaye ugakira. Ishobora kuvuga ngo rwara, ni wari muzima ukarwara, ariko ngewe sinshobora kubwira ngo rwara ngo urware bishoboke, sinshobora kubwira ngo kira ngo ukire bishoboke, kereka Allah subhanahu wa ta'ala abishinjije muri jye. Bityo rero Imana niyo muremyi, niyo mwami, niyo mugenga, niyo itanga ubuzima, niyo itanga urupfu, niyo itanga amafunguro, niyo itanga rizqi. Ibyo byose ni tawhidi ar-rububiyya. Tawhidi ar-rububiyya rero huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi, ay la khaliqa illa Allah, wa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil malki, la mulku illa lillahi, ndetse ni no guharira Imana ibijyanye na tadbir. Fa anta tudabbir ma fi hayzatika, lakin Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mudabbir at-tam. Ahibati fillah, iki ni igice cya tawhidi ar-rububiyya. Iki gice rero ntabwo abantu bigeze bagihakana, uretse bake cyane abagihakana n'abafilozofe bavuga yuko isi bafite uko bemera yuko ibiriho byishyizeho bidafite uwabiremye, ariko nubwo bihakana bakavuga yuko Imana, bagahakana ko Imana ariyo yabiremye, bahakana kubaho kw'Imana, ariko mu mitima yabo tuzi neza yuko Imana, imitima yabo ibashinza kwemera yuko Imana ariyo muremyi, mugengo wa buri kimwe cyose. Naam, ahibati fillah, aha niho tugarukiye uyu munsi. Tuzakomeza ubutaha mu bice bikurikira, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma'i wa sifat, aho tuzabireba, ndetse tuzanigira hamwe igitabo Aqeedatul Wasitiyya, ndetse tuzanasoma birambuye turebe uburyo Sheikh Ibun Taymiyah Rahmahullah yasobanuye asubiza al-falasifa bariya bahakanye ukwemera kw'Imana, ndetse tuzanarebera hamwe uburyo Sheikh al-Islam Ibun Taymiyah yashubije bariya bahakanye ukurema kw'Imana, ndetse bakanahakana gusengwa kw'Imana, bakanahakana amazina y'Imana n'ibisingizo byayo. Nta handi tuzabikura uretse mu gitabo cyitwa Aqeedatul Wasitiyya cya Sheikh Ibun Taymiyah Rahmahullah, ndetse cyanakosowe kikanasubirwamo n'umusheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaimin Rahimahullah. Mbakangurira kuzakurikirana iri somo. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Moussa Habarurema. Ila liqa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.